reka ngusuhuze kandi mwifurize ibyiza gukurikira NCTV Rwanda umunsi ku wundi. Nizere ko umeze neza cyane mu byo uri gukora, kandi utameze neza uri kwizera ko icyizere kirarema. Ibintu byose wabitakaza, ariko nyamuneka uzirinde kuba watakaza icyizere, kuko nicyo gitushoboza kugera kuri byinshi dukora. Njye gusuhuza kandi ukwifuriza ibyiza. Nitwa Clement Ndayisenga, ndagushimiye cyane kandi wamaze gukora subscribe kuri channel yacu nawe yanyu ya NCTV Rwanda. Bikaba byiza iyo wakanze no kukazogera karongaho hasi iruhande rw'iburyo, kugira ngo amakuru n'ibiganiro tukugezaho bijye bikugeraho mu bambere. Niba nawe kandi utarakora subscribe igihe n'iki ngiki, kugira ngo uyikore hanyuma urusheho kudutera imbaraga zo gukora amakuru n'ibiganiro ku bwinshi. Nyemerera nkugezeho inkuru iri kuvugwa muri aka kanya, aho CG Retired Gasana Emmanuel yasabiwe gufungwa imyaka 10. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwasabye urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare guhamya CG Retired Gasana Emmanuel wahoze ari guverineri w'intara y'Iburasirazuba ibyaha akurikiranyweho, rukamuhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 10 n'ihazabu ya miliyoni 144 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubusabe bw'ubushinjacyaha bwabaye mu rubanza Gasana yaburanye mu mizi ku byaha akurikiranyweho tariki ya 12 Werurwe umwaka wa 2024, bivuze ko hari kwa kabiri w'iki cyumweru. Yaburanye hakana ibyaha, asaba ko yarekurwa kuko ibyo yakoze ataragamije gukora icyaha, ahubwo yashakaga gufasha abaturage kubona amazi nk'uko rwiyemezamirimo witwa Karinganire yabimubwiraga. Biteganyijwe ko urubanza ruzasomwa ku itariki 11 Mata y'umwaka wa 2024, bivuze ko ari mu kwezi gutaha ukwa kane, kuko ukwezi kwa Mata mu Kinyarwanda. Ibyaha akurikiranyweho n'ubushinjacyaha bwagaragaje ko bikomoka ku mikoranire na rwiyemezamirimo witwa Karinganire Eric, wari ufite isoko ryo kugeza amazi mu mirima yo mu duce dutandukanye tw'intara y'Iburasirazuba. Ngo muri Gicurasi 2022 rwiyemezamirimo Karinganire Eric yari amaze kuyageza mu mirenge ya Gahengeri na Karenge mu karere ka Rwamagana, kamwe mu turere 7 tugize intara y'Iburasirazuba. Ngo ageze muri Karenge yahuye n'ikibazo, abura umuriro uhagije yagombaga gukoresha ku mashini, ku buryo hamwe wari muke ahandi nta nuhari. Icyo gihe ngo yarebye Gasana Emmanuel aramuganiriza ibijyanye n'uwo mushinga n'imbogamizi afite, undi amubwira ko azamufasha. Ku ya 25 Gicurasi 2022 Gasana ngo ari kumwe n'abayobozi b'uturere n'ab'inzego z'umutekano basuye uwo mushinga barawushima. Nyuma y'iminsi 3 Karinganire yandikiye Gasana amusaba rendezvous kugira ngo amuganirize imbogamizi ziri mu mushinga, bityo amukorere ubuvugizi. Icyo gihe bahuriye kuri hoteli Nyagatare baraganira. Gasana amubwira ko afite umurima uri mu murenge wa Katabage mu mudugudu wa Rebero, amusaba ko ya mupimira niba munsi y'ubutaka harimo amazi. Karinganire yagiye gupima yasambu ya Gasana Emmanuel asanga harimo amazi. Gasana ngo yamusabye ko yamufasha ayo mazi akazamurwa akajya akoreshwa mu kuhira mu murima wa Madakamiya, bityo akaza biheraho amukorera ubuvugizi yashakaga. Icyo gihe Karinganire yakoresheje amafaranga ye yarahawe mu misanzu y'abaturage b'i Rwamagana bashakaga ko abegereza amazi mu mirima yabo. Tariki ya 14 Nyakanga 2022 amazi yari amaze kugera mu isambu ya Gasana Emmanuel, nk'uko ikinyamakuru Igihe kibivuga. Mu bikorwa ubushinjacyaha bwavuze ko byari bifite agaciro ka miliyoni 48 z'amafaranga y'u Rwanda. Nyuma Gasana yatangiye gukorera Karinganire ubuvugizi, abwira ba meya barimo uwa Rwamagana na Gatsibo kuzashaka uwo mugabo ngo baganire kugira ngo babasobanurire umushinga yari afite. Umuntu yakwibaza niba umushinga yari watangiye gukorera mu karere ka Rwamagana murenge wa Karenge kandi bataraganiriye n'ubuyobozi bw'akarere. Se ubundi ibyo bikorwa bikoze ataravuganye n'akarere ka Rwamagana? Ibyo nibyo umuntu ashobora kuba yakwibaza.
yanahuje ngo kandi Karingane n'abayobozi ba koperative ya Ntende ihinga umuceri kugira ngo bafashe kubona amazi kuko ubuhinzi bw'umuceri bukenera amazi menshi. Iyo koperative ya Ntende iherereye mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba. Nyuma yaho kandi ngo Gasana yaje gusa n'uwikanga ko ibyo yakoze bishobora kuzamo ikibazo, ahagarika rwiyemezamirimo na bimwe mu bikoresho byari byarashyizwe mu murima we arabihagarika. Ibimenyetso byagaragajwe mu rukiko nuko ngo RIB ubwo yageze mu isambu ya Gasana tariki 27 Ukwakira 2023 isambu ya isanga hari pompe zicomekwaho imipira ijyana amazi mu murima n'umuriro w'amashanyarazi wifashishwa kugira ngo izo mashini zikore. Ikindi n'amashusho n'amafoto agaragaza ko hari imirimo yakozwe muri iyo sambu aho Karinganire yagiye yasangiza Gasana Emmanuel amwereka aho ibikorwa biri gukorwa bigeze. Gusa mu iburana rye Gasana Emmanuel yemeye ko yahuye na Karinganire Eric kuri hoteli Nyagatare ko rwiyemezamirimo yapimye amazi akayazamura no mu murima we. Yemera ko ibyo byose yakorewe nta mafaranga yigeze yishyura, ariko akagaragaza ko byakozwe mu nyungu z'abaturage bagombaga kugezwaho ayo mazi. Yabwiye urukiko ko yahagaritse Karinganire kuko yari amaze kumenya amakuru ko hari abantu uwo rwiyemezamirimo yambuye babeshya kubaha amazi, ariko ntabikore, akabambura asaga miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Kuri ubu Karinganire arafunzwe kubera kwihesha ikintu cyundi hakoreshejwe uburiganya, nubwo yatanze amakuru ku mikorere y'ibyaha bya Gasana Emmanuel. Gasana kandi yagaragaje ko ubuhamya bwa Karinganire burimo ibinyoma ngo kuko yashakaga kumwihimuraho nyuma y'uko bamuhagaritse gukora ndetse bakamufunga kubera uburiganya yagiye akora. Yavuze ko ibyaha yakoze byo gukorera ubuvugizi Karinganire ari Eric byari mu nshingano ze kuko mu mikorere n'inshingano z'intara harimo guhuza inzego za leta, gukora ubuvugizi, gutanga ubujyanama no kubungabunga umutekano, bityo ko atari kubisabira ikiguzi. CG retired Gasana Emmanuel yatawe muri yombi ku ya 26 Ukwakira 2023 afungiwe muri gereza ya Nyarugenge iherereye Mageragere mu mujyi wa Kigali. Si ubwa mbere kandi Gasana Emmanuel yarahagaritswe mu nshingano ze kuko mu mwaka wa 2020 nabwo yagize guhagarikwa mu nshingano ze ubwo yari guverineri w'intara y'Amajyepfo. Icyo gihe yahagarikiwe rimwe n'uwahoze ari minisitiri ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney, nawe yagize guhagarikwa ariko nyuma za guhabwa n'izindi inshingano. Icyo gihe Gatabazi yari guverineri w'intara y'Amajyaruguru. CG retired Gasana Emmanuel kandi yabaye umuyobozi wa polisi y'u Rwanda imyaka 10 hafi 10 kuva mu mwaka wa 2009 kugeza mu mwaka wa 2018 ubwo yakurwaga kuri izo nshingano agiye kugerwa guverineri w'intara y'Amajyepfo. Ubu ngubu rero ubwo ngubwo akategerejwe umwanzuro w'urukiko aho uzasomwa ku itariki ya 11 Mata ukwezi gutaha kwa 4 uyu mwaka wa 2024. Akazareba rero icyemezo cy'urukiko niba ashobora kuzakijururira kuko yavuze ko ibikorwa yakoze kwari ukugira ngo afashe abaturage kuko amazi yari amaze kubura kandi atekereza ko mu masambu haba harimo amazi, bityo yiyambaza rwiyemezamirimo Karinganire Eric kugira ngo amufashe kuba yakura ayo mazi mu murima we hanyuma zifashishwe nawe ayifashisha, ariko by'umwihariko abe yanakwirakwizwa mu bice bitandukanye by'intara y'Iburasirazuba kugira ngo n'abaturage babone amazi, dore ko rwiyemezamirimo Karinganire yari yaramaze kugaragara ko yagiye abura amazi yo kuba yakora ibyo bikorwa byo gufasha abaturage by'umwihariko abahinzi kubona amazi mu bikorwa byabo mu Burasirazuba bw'u Rwanda. Mu minsi ishize kandi CG Gasana
Gasana Emmanuel akaba yarongeye kugarukaho mu bitangazamakuru nubwo ari mu igororero rya Nyarugenge rya Mageragere mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Yagarutsweho cyane n'ibitangazamakuru bitandukanye byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ubwo yahabwaga uruhushya kwitabira ubukwe bw'umuhungu we, ubukwe bwabaye mu mpera z'umwaka ushize 2023 aho CG Gasana Emmanuel rero yahawe uruhushya ajya mu kwitabira ubwo bukwe bw'umuhungu we wari warongoye umukobwa wahoze ari umukuru wa polisi ya Uganda General Kale Kayihura, akaba rero nawe yaratashye ubwo bukwe bwabereye umujyi wa Kigali. Ndagushimiye cyane we tubanye muri iyi nkuru. Iyi ni NSTV Rwanda, njye ndi Clement Ndayisenga. Ciao ciao.